Akaga gaterwa no kutamenya. Akaga gaterwa no kutamenya amateka yacu y'igihe cyashize. Ubunararibonye bwose bw'ukuri mu byerekeye inyigisho z'idini buzaba buriho ikimenyetso cy'Uwiteka. Abizera bose bakwiye kubona ko ari ngombwa ko basobanukirwa n'ukuri buri muntu ku giti cye. Tugomba gusobanukirwa n'inyigisho twigishijwe mu buryo bwitondewe kandi dusenga. Neretswe yuko mu bantu bacu harimo benshi badafite icyo bazi ku byerekeye uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwatangiye, bwahagurutse n'iterambere ryabwo. Hariho ubukene bukomeye bwo gushakashaka mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe, maze abantu bakabyiga bitonze kugira ngo bamenye ibyanditswemo. Nanone abaduteze amatwi kuri uyu murongo wica no umucyo w'isabato, nongeye kubaramusa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Nanone turabashimiye cyane yuko mudahwema gutega amatwi ubutumwa buca kuri uyu murongo. Imana ibahe umugisha. Nanone tugiye gucumbura, ubuse tugiye kwiga icyigisho gikurikiraho mu nsanganyamatsiko ngari dufite muri ibi byigisho bimeze nk'ibyigisho by'ivugurura twatangiye. Insanganyamatsiko yacu yari ifite umutwe uvuga ngo akaga gaterwa no kutamenya. Rero turangije ibyigisho bibiri muri iyo nsanganyamatsiko. Yari ifite umutwe nanone, agace turangije kari gafite umutwe watugaragarizaga yuko tuzamenya ukuri kandi ukuri akaba ariko kuzatubatura. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu rero tugiye kwinjira mu yindi nsanganyamatsiko nanone ariko iri muri uwo murongo mugari, nk'uko twabisezeranye twabivuganye yuko tuziga ibijyanye n'ubuhanuzi. Ni insanganyamatsiko ivuga ngo impano y'ubuhanuzi iracyariho. Mbese impano y'ubuhanuzi iracyahari cyangwa Imana iracyavugira mu bahanuzi bayo muri iki gihe tugezemo? Ibyo ni byo ngira ngo tuze kurebera hamwe uyu munsi. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho cyacu, reka nanone tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, Imana nziza, Imana y'urukundo n'amahoro, Imana yo kwizerwa, uhabwa icyubahiro. Nanone turagushimye Mwami ko ari wowe ugihagarikiye ubugingo bwacu, uko ari wowe ukiturinze, ari wowe ukitubeshejeho, bishimirwe. Nanone tugarutse imbere yawe muri iyi nsanganyamatsiko twatangiye, yongera kutwigisha uburyo bwo kumenya tukava mu kutamenya. Turagusaba kugira ngo umwuka w'Imana yigishe ibitekerezo byacu kandi akorane nabyo, kandi hari igihe umuja wawe w'umunyantege nke ugiye guhinduka umuyoboro w'iki cyigisho. Ndagusaba kugira ngo unyuzuze umwuka wawe, kandi cyane unyuzuze umwuka w'ubwenge, kandi abumva nabo ubashoboze gutega amatwi, ndetse n'abazadukurikira twese tuzakomeze kukugiraho umugisha mu izina rya Yesu.
amen. Nari maze kuvuga yuko tugiye kujya ku cyigisho cyacu cy'uyu munsi kimeze nk'aho ari ikibazo kitubaza ngo mbese Imana iracyafite abahanuzi mu gihe nk'iki, cyangwa Imana iracyavugira mu bahanuzi bayo, cyangwa se impano y'ubuhanuzi iracyariho? Tugiye kubireba. Mbese ubundi bwo yahozeho? Nabyo turi bubirebe. Ndifuza yuko isomo ryacu ry'urufunguzo rw'uyu munsi riri buboneke mu rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 21. Reka aba ari ryo riba isomo ryacu ry'urufunguzo rw'iki cyigisho cyacu. Urwa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere, umurongo wa 21. Reka duhere ku murongo wa 20. Baranditse ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. 21. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo buhanuzi bwavaga hehe? Bwavaga ku bantu b'Imana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Mbese uyu munsi haracyariho abantu bavuga iby'Imana bashorewe n'Umwuka Wera, bakaba ari abahanuzi cyangwa se bakaba bavugirwamo n'Imana. Turi buze tubibone mu itangiriro ry'ibihe, cyangwa mu gihe cy'irema, cyangwa se mu gihe cya Adamu. Imana yavuganaga na Adamu imusanze mu murima wa Edeni. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ritubwira ko Imana yabagendereraga mu mafu ya nimunsi, ikavugana nabo. Abamarayika barabasuraga, bakavugana nabo, bakabaha imiburo itandukanye. N'ubundi umugambi w'ubuhanuzi ni ukubwira abantu ubushake bw'Imana. Rero Adamu na Eva bamenyaga ubushake bw'Imana babubwiwe n'Imana ubwayo imbona nkubone, cyangwa se n'abamarayika babaga babatumweho, bakaza bakabasanga mu murima wa Edeni, bakababwira ubushake bw'Imana. Rero mu gice cya gatatu cy'itangiriro nibwo ibyo bintu byatangiye guhinduka. None ibyo bintu byahinduwe n'iki? Ibi biritwereka yuko byahinduwe n'uko bari bakoze iki? N'uko bari bakoze icyaha. Mu gice cya gatatu umurongo wa 8, Bibiliya itubwira yuko bumvise imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha amaso y'Uwiteka Imana hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Adamu na Eva bagira gute? Barihisha. Ntibashakaga kureba Imana, kandi ubundi mu by'ukuri Imana yarabagendereraga, Imana yarabasuraga, Imana yavuganaga nabo imbona nkubone. Ariko noneho mu gihe runaka, mu gice cya gatatu cy'itangiriro, noneho batangira kumva imirindi y'Imana igendagenda muri iyo ngobyi. Ariko se mu by'ukuri koko yari imirindi? Mbese iyo mirindi kuki batari barigeze bayumva mbere hose? Niki cyabiteye? Byatewe n'iki kugira ngo bumve noneho Imana imirindi yayo, be kumva Imana ibasanga nk'uko yari isanzwe ibasanga? Turi bubirebe byagenze biti. Bibiliya itubwira neza yuko binyuze mu muhanuzi Yesaya, itubwira yuko
muri Yesaya igice cya 52 umurongo cya 59 umurongo wa 2 haratubwira ngo umuhanuzi Yesaya yaranditse ati ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu kandi ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso. Uko ndiko byagenze. Ikintu cyatandukanije Adamu na Eva kugira ngo yumve Imana nk'uko bisanzwe ayumve ije nk'imirindi nuko icyaha cye cyangwa icyaha bakoze nicyo cyabatandukanije n'iki? Nicyo cyabatandukanije n'Imana. Imana inoneho ishyiraho ubundi buryo ubwo izajya ivuganamo n'abantu. Ubwo buryo rero nibwo bwitwa impano y'ubuhanuzi. Haleluya. Ubwo buryo nibwo bwitwa impano y'ubuhanuzi. Reka mbabwire yuko mu bihande bitandukanye byo ku isi abahanga bakoresha ibyuma bigezweho byo gutumanaho bashobora gufata amajwi aturutse mu kirere cya kure cyangwa mu kirere cy'iyo kure. Biringira ko igihe runaka bazumva n'amajwi aturutse ku bantu b'abanyabwenge batuye ku yandi masi. Uko niko abahanga bo babikoresha, niko bo bafata amakuru cyangwa niko bamenya ibiri ahantu hatandukanye n'aho bari. Ariko se ku bana b'Imana bigenda biti? Reka tuze kubireba. Byaragaragaye ko mu myaka ibihumbi byashize isi yakiriye ubutumwa buturutse iyo gihera, ariko ababutega amatwi bakaba bake cyangwa se bakaba mbarwa. Ubwo ni ubutumwa buturutse ku muremyi w'ijuru n'isi, ubutumwa bw'urukundo Imana ishaka kugaruza abana bayo bigize ibyigomeke cyangwa se bigize ibirara cyangwa se bitandukanije n'Imana. Reka mbivuge gutyo. Rero urusika rutandukanya abantu n'Imana ntirwahozeho. Nabivuze, ntabwo rwahozeho kubera yuko Adamu na Eva babonanaga n'Imana imbonankubone. Rero isomo twabonye muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 2 cyatugaragarije yuko ibyaha byacu ari byo bidutandukanya n'Imana. Niko bimeze, niko ko urusika rutandukanya abantu n'Imana ntirwahozeho. Ibintu byose byatangiye ku isi mu mahoro. Isi itunganye yari ituwe n'abantu babiri batunganye baremwe mu ishusho y'Imana nk'uko nabibabwiye, ari bo Adamu na Eva. Mwihanganeho gato. Nuko Imana ibasanga mu murima bari batuyemo, ivugana nabo bahanganye. Mbese tekereza ukuntu batemberanaga n'Imana mu mafu ya nimunsi. Imbona nkubone ngo batemberana n'Imana. Uko niko Imana yari yarateganije umushyikirano wo guhorana nabo. Imana yateganije yuko abantu bazajya babonana n'Imana imbona nkubone nk'uko Adamu na Eva babonanaga n'Imana. Ibiri amambu rero uwo mushyikirano warambye gusa igihe gito. Ntabwo ari umushyikirano warambye gusa mu gihe kireshya n'ibice bibiri byo muri Bibiliya. Itangirira igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu umuntu abagize gute? Abaracumuye, abayitandukanije n'Imana, wa mushyikirano yarafitanye n'Imana ubugize gute? Uba urarangiye.
nshuti z'Imana, reka dushimire Imana umuremyi w'ijuru n'isi yuko yongeye kuduha andi mahirwe, ikongera gushyiraho ubundi buryo umuntu azajya avugana n'Imana. Imana ishimwe. Reka tuze tubirebe. Imana yashyizeho ubundi buryo bwo gushyikirana n'abana bayo ku isi, uburyo bwo kubayobora, icyo ni icya mbere, uburyo bwo kubigisha, icyo ni icya kabiri, uburyo bwo kubahishurira imigambi yayo. Imana ishimwe. Yatoranije abagabo n'abagore yizeye ngo bayivugire maze bageze ku bantu bose urukundo rwayo n'imigambi yayo. Imana ishimwe. Reka dushimire Imana ko natwe mu mwanya nk'uyu nguyu Imana ibasha natwe kudutuma ku batuye isi binyuze mu ijambo ryayo, kuko aya magambo tuvuga ntabwo ari ayacu, aya ni amagambo y'Imana. Mu bo yatoranije harimo abantu benshi tuzi, nka Mose, nka Miriyamu, nka Samweli, ba Eliya, umuhanuzi Hilida, Debora, Yesaya, Yeremiya n'abandi benshi. Ndetse natwe reka dushimire Imana yuko yadutoranije, natwe tukaba turi muri uwo murongo, kugira ngo natwe tubashe kugeza ku batuye isi iriya miburo y'ubutumwa bw'abamarayika batatu nk'uko twabibonye, ngo ubwo butumwa bubashe kugera ku batuye isi bo mu moko atandukanye, mu miryango itandukanye no mu ndimi zitandukanye. Ngira ngo ibyo twabivuzeho cyane. Rero abahanuzi n'abahanuzikazi bari abantu twakwita ko bari abavugiramana. Mbese uyu munsi abavugiramana baracyahari? Igisubizo ni yego, baracyahari. Ubwo nibwo buryo Imana yavugiyemo ngo ndabakunda. Aho niho tumenyera urukundo rw'Imana binyuze mu bahanuzi, cyangwa se reka mvuge ngo binyuze mu ijambo ry'Imana, kuko twabonye yuko ibyahanuwe byanyuraga mu bantu b'Imana ariko bashorewe n'iki? N'umwuka w'Imana. Rero muri Bibiliya handitsemo ibiganiro Imana yagiranye n'abantu, ariko ibyo biganiro byari bitandukanye n'iby'Imana yagiranye na Adamu na Eva mu murima wa Edeni. Urumva mu by'ukuri umuntu muvugana imbonankubone n'umuntu kugira ngo akubwire inkuru yavuye ku wundi, ni ibintu bibiri bigize bite? Bitandukanye. Twebwe rero Adamu iyo nkuru yayumvaga iturutse ku Mana mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo buri indirect, ariko noneho twebwe natwe tubyumva binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu bahanuzi Imana yahumekeyemo binyuze muri Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Reka tuze tubirebe mu by'ukuri ngo byagenze gute, byari bimeze biti. Hari ubwo Imana yavugiraga mu Mwuka Wera, ubundi igatuma abamarayika bera cyangwa abantu. Mu myaka 2500 yo mu ntangiriro z'amateka y'umuntu, inyandiko y'iby'Imana yahishuye muri icyo gihe yari itaraboneka. Inyandiko yari itaraboneka. Abigishijwe n'Imana batangazaga mu mvugo ibyo babwiwe. Barazaga bagateranya abantu bagatangaza mu mvugo ibyo babwiwe, inyandiko zitaraboneka. Nyamara kenshi uburyo yakoresheje ngo ivugana n'abantu bayo, abagabo n'abagore bahanuye ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo si igitangaza, kuko Bibiliya ivuga yeruye iti
ni ukuri Uwiteka Imana nta kizakora itabanje guhishurira abagaragu bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo. Imana ishimwe. Amagambo tuyasanga muri Amose igice cya 3 umurongo waho wa 7. Isomo twatangiriyeho ryabaye nk'isomo ryacu ry'urufunguzo riboneka mu rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 21 hatubwira ngo kuko nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe na Mwuka Wera. Nuko byari bimeze. Imana yahoranye abahanuzi ndetse mbere y'umwuzure mu gihe cya Nowa nabwo abahanuzi bari bahari. Imana ishimwe. Reka turebe umuhanuzi umwe wabayeho mbere y'umwuzure. Umuhanuzi wabayeho mbere y'umwuzure turamusanga mu gitabo cya Yuda. Murabizi ko Yuda agira igice kimwe, ariko turareba ku murongo wa 14 w'icyo gice. Haratubwira ngo Enoki yatangaje ibyo kugaruka kwa Kristo. Enoki wari uwa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo agira ati ngo nde Enoki yari umuhanuzi. Igisubizo ni yego. Kandi Enoki ngo yari uwa kangahe? Yari uwa 7 mu gisekuru cya Adamu. Rero nawe yabaye iki? Yabaye umuhanuzi. Ni iki yahanuye rero? Icyo yahanuye ni iki? Dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be. Enoki niwe muntu wa mbere uvugwaho impano y'ubuhanuzi cyangwa se impano y'umwuka w'ubuhanuzi, ariko hariho n'abandi. Wenda uyu nguyu nuko rero tubashije kuvuga, ariko hariho n'abandi cyane cyane turabasanga mu Isezerano Rishya babaye abahanuzi, ariko tukaba tutababona mu bitabo byanditswe muri Bibiliya, nk'uko tubonamo Yesaya, nk'uko tubonamo Yeremiya, nk'uko tubonamo Ezekiyeli, nk'uko tubonamo ba Daniyeli. Ariko abo ngabo nabo bari abahanuzi nubwo batanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero Bibiliya Imana yavugiye, twereka uburyo Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Kera kose se ni ryari? Kera kose ni mu itangiriro, sibyo? Kera kose ni mbere, kuko tubonyemo na Enoki. Enoki nawe wa 7 mu gisekuru cya 7 kuri Adamu, nawe tubonye yuko yabaye iki? Yabaye umuhanuzi. Rero urumva yuko umwuka w'ubuhanuzi wabayeho kuva kera kose, ndetse turi burebe ko n'uyu munsi umwuka w'ubuhanuzi ugihari, ndetse no muri rya torero ry'ukuri turi burebe uburyo ki umwuka w'ubuhanuzi agize gute arimo. Ariko iyo tuvuze umwuka w'ubuhanuzi, abantu babyumve neza, ntabwo ari bwa buhanuzi abantu bihangishijeho muri iki gihe bagahagarara bakavuga ngo Imana iravuze, ngo bakavuga ibintu bidasobanutse, ibintu bitumvikana. Reka mbabwire yuko biriya ntabwo ari byo buhanuzi. Ntabwo ari byo buhanuzi. Kubera iki? Kubera yuko Imana yavuze ko nibatavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Imana ishimwe. Rero ubuhanuzi turi kureba ni ubuhanuzi buhwanye n'iby'ijambo ry'Imana rigize gute rivuga.
turareba mu byakozwe n'intumwa igice cya 3:24 iby'abandi bahanuzi ariko mu by'ukuri batanditswe badafite ibitabo banditse. Undi muhanuzi witwa Nowa yahanuye ku isi izarimburwa n'umwuzure. Mbese byarabaye? Igisubizo ni yego. Erega reka nambabwire yuko ikigaragaza impano y'ubuhanuzi cyangwa ikigaragaza umwuka w'ubuhanuzi nuko icyo buvuze gisohora. Enoki biriya bintu yabivuze mu itangiriro, avuga yuko yabonye Uwiteka azanye n'inzovu nyinshi z'abera be. Tukabona yuko Enoki ari wabaye umuhanuzi wa mbere. Mbese Enoki yabonye ibizaho mu minsi y'imperuka? Igisubizo ni yego. Rero Nowa nawe yabaye umuhanuzi nubwo atanditse muri Bibiliya nk'uwanditse ibitabo, kubera yuko yahanuye iby'umwuzure, kandi uwo mwuzure wabayeho yaravuze ngo hasigaye imyaka 120 ngo ibyo bibeho cyangwa isi irimbuke. Nyuma y'umwuzure tubona abandi bahanuzi, abagabo n'abagore nka ba Miriyamu, tubona ba Debura, tubona ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Ezekiyeli n'abandi. Abo bo harimo bamwe tubona banditse ibitabo byo mu isezerano rya kera, ariko tubibone ko no mu isezerano rishya harimo abandi bahanuzi ariko batanditse, ariko mu by'ukuri tubona ko bari abahanuzi kandi bemewe n'Imana. Imana ishimwe. Bari abayobozi barangwa n'umwuka mbonezamutima, kandi aba bantu bari abavugiramana nk'uko twabibonye yuko abahanuzi ni abantu b'abavugiramana. Rimwe na rimwe mwibonekerwa mu nzozi, ubundi mu ijambo ryayo ni mu Imana yiyerekaga abahanuzi n'abahanuzikazi, ariko buri gihe ikoresheje iki? Umwuka w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iteka Imana ikoresha umwuka wayo kugira ngo ivugane n'abana bayo. Imana ishimwe. Uwiteka aravuga ati, niba muri mwe hazabaho umuhanuzi, jyewe Uwiteka mwiyerekwa nimwo nzamwimenyeshereza, mvuganire nawe mu nzozi. Amen. Ayo magambo aboneka mu Kubara igice cya 12:6. Rimwe na rimwe intumwa z'Imana zagombaga gutangaza amagambo zabwiwe, ubundi zagombaga kuyandika. Ubwo rero twavuga ko Bibiliya ari ibyakozwe n'abahanuzi n'ibyakozwe n'intumwa. Tuvuze gutyo ntago twaba duhushije intego. Rero mwiyereka nimwo nzabimenyeshereza, kandi uko niko byagendaga. Imana ishimwe. Haleluya. Rimwe na rimwe rero intumwa z'Imana zagombaga gutangaza amagambo zabwiwe, twabibonye. Ubundi zagombaga kuyandika, twabibonye. Ubwo rero twavuga yuko Bibiliya ari ibyakozwe n'intumwa cyangwa se ibyakozwe n'abahanuzi. Bose baravuze, ubundi barandika bakoreshejwe n'Imana, bashorewe n'umwuka wera cyangwa se bashorewe n'umwuka w'Imana. Urwandiko rw'urukundo Imana yandikiye abana bayo ku isi nibo yarunyujijemo. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese n'uyu munsi abahanuzi baracyahari? Yego, barahari rwose. Imana ishimwe. Ab'Imana inyuzamo ubushake bwayo binyuze mu ijambo ryayo. Rero mu ijambo ryayo ry'Imana niho tumenyera urukundo rw'Imana, niho tumenyera ko Imana idukunda. Ni nk'aho yavuze iti, ndabakunda, nshaka gushyikirana namwe.
ariko cyane cyane ishaka ko tumenya icyifuzo cyayo ko igihe runaka tuzabana nayo duhanganye. Imana ishimwe. Ibyo nabyo bigomba kuba ibintu bikomeza umutima wacu, bigomba gukomeza kwizera kwacu ko mu gihe runaka tuzabaho imibereho yo kubana n'Imana imbonankubone. Abanditse mu isezerano rishya bose nka Matayo, nka Mariko, nka Luka, nka Yohana, Pawulo, Yakobo, Petero ndetse na Yuda bagize uruhare muri uwo mugambi. Imana ishimwe. Natwe iyo tuvuga amagambo y'Imana tuyavanye mu nzandiko zera z'abahanuzi bahishuriwe cyangwa bamurikiwe na Mwuka Wera, natwe iyo tubivuga dushoboye na Mwuka Wera, natwe tuba tugera ikirenge mu cyabo. Bose bari bafite impano y'umwuka w'ubuhanuzi. Imana ishimwe. Icyakora muri icyo gihe nyine habayeho n'abandi bavugira Imana batanditswe. Muri abo twabonamo nka Simoni, twabonamo Agaboa, twabonamo ba Barinaba, twabonamo n'umukecuru Ana. Aba bose barabahanuzi. Bibiliya itubwira ko bose barabahanuzi. Aha magambo tuyasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 21 umurongo wa 9. Tubonamo n'abakobwa 4 ba Filipo, nabo barabahanuzi. Abo bose barabahanuzi. Bose babaye ibikoresho Imana yifashishije mu kugaragaza ubushake bwayo no gutera inkunga itorero rya Gikristo mu mizo yaryo ya mbere. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ko natwe mu mizo ya nyuma, natwe ko tuzaba ibikoresho by'Imana kugira ngo tugeze ku batuye isi yuko igihe cy'urubanza cyageze, yuko abantu bakwiye gusohoka muri Babuloni, yuko abantu batakwiye kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubwo nibwo butumwa itorero ryo mu gihe cy'imperuka ritwaye. Imana ishimwe. Mbese natwe tuzaba turi ibikoresho by'Imana? Igisubizo ni yego. Mbese natwe tuzaba turi abavugiramana? Igisubizo ni yego. Hanyuma rero Yesu ariyizira, aza kugaragaza mu magambo no mu bikorwa uko Imana imeze. Imana ishimwe. Igihe cyarageze, Yesu araza nawe nk'umuvugiramana w'igitangaza, niko navuga. aza kugaragaza ishusho y'Imana, aza kubigaragaza mu bikorwa. Imana ishimwe. Rero bwabaye ubwa mbere isi ibona umuvugiramana umeze atyo. Ni ubwa mbere isi yari ibonye umuvugiramana ugize gute? Umeze atyo, mu gutangaza iby'Imana ikunda n'ibiyishishikaje. Imana ikishishikaje ni iki? Imana ishishikajwe n'uko twese twabona agakiza. Imana ishimwe. Ishishikajwe n'uko hatagira n'umwe uzimira cyangwa hatagira n'umwe urimbuka, ahubwo ko twese twakwihana tukazabona ubugingo, tukizera igitambo cy'i Karuvari. Imana ishimwe cyane. Rero nubwo ibinyejana 19 bidutandukanije na Karuvari, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa ntibaracogora gupfukama ku birenge by'umusaraba, gusezerana komatana n'umukiza wacunguye iyi si. Imana ishimwe. Rero Bibiliya ivuga ko ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru, yagabiye abantu impano zo gutera akanyabugabo abiyemeje kumukurikira. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Abiyemeje kumukurikira yabahaye impano ngo zo kubatera akanyabugabo kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kumukurikira. Icyo kintu yabahaye ni iki? Ni impano n'umwuka w'ubuhanuzi. Imana ishimwe. Umwuka w'ubuhanuzi adutera akanyabugabo. Umwuka w'ubuhanuzi arushaho gutuma tumenya. Haleluya. Adutera imbaraga, adutera akanyabugabo
ko gutuma turushaho kumenya. Kandi twabonye yuko mu by'ukuri muri iki gihe giheruka hariho akaga ko kutamenya. Rero icyo kintu umwuka w'ubuhanuzi arakidukorera, Imana ishimwe. Mu Befeso igice cya 4:8 haravuga ngo nicyo gituma amaze kuzamuka mu ijuru yajyanye iminyago aha abantu impano. Izo mpano rero tugiye kureba izo arizo. Ni izo mpano yahaye abantu, kandi ryari isezerano rye n'ubundi, aho yavuze ngo birakwiye ko agenda, ngo kandi nagenda azatwohereza Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera niwe mugaba w'izo mpano. Imana ishimwe. Reka tuze turebe izo mpano ngo ni izihe. Mu Befeso igice cya 4 reka duhere ku murongo wa 11 turi bugeze ku wa 15. Bibiliya iravuga iti, nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Imana ishimwe. Ni ukubera iki byagenze gutyo? Ni ukubera iki Imana yabigenje gutyo? Ni ukubera iki Imana yatanze biriya bintu byose? Ni ukubera iki Imana yatanze ziriya mpano? Ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Ngiyi impamvu Imana yatanze ziriya mpano. Izi mpano zizamara mu itorero se igihe kingana iki? Mbese n'uyu munsi zirahari? Igisubizo ni yego. Reka tuze tubirebe. Kugeza ubwo twese, ntabwo ari mu itorero rya mbere, ahubwo no mu itorero ryo mu minsi y'imperuka, ari ryo torero ry'ukuri ririho uyu munsi, sibyo? Ntabwo ziriho igihe runaka, ahubwo ni ukugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga yuko izi mpano zagombye guha itorero gushikama, zikanongerera abantu imbaraga, kugira ngo tudakomeza kuba abana. Haleluya. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Haleluya. Ese Imana ntabwo yadukoreye ibintu byiza? Imana yahaye itorero ryayo ziriya mpano ngo kugeza ubwo twese tuzatunganywa, tukageza aho tugera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tube gukomeza kuba abana, twe guteraganwa n'umuraba, tutajyanwa hirya no hino n'imiyaga y'imyigishirize y'uburyo butandukanye. Imana ishimwe. Reka mbabwire yuko iyi mpano y'ubuhanuzi ni ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane kubera iki? Ni ingenzi kubera yuko ituma tutagomeza guteraganwa, ituma tutabasha kuyoba, ituma dushikama mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya, iduha ubumenyi buruseho mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese iyi mpano irakenewe? Igisubizo ni yego. Reka turebe urutonde rw'impano z'umwuka nk'uko Pawulo azita. Urebe umwanya impano y'umwuka w'ubuhanuzi ihagazemo. Mu mpano zitandukanye twabonye, impano y'umwuka w'ubuhanuzi ihagaze mu wuhe mwanya, n'umumaro wayo ni uwuhe? Reka tuze tubirebe mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 18. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi. Imana ishimwe. Ubwa kabiri iki? Abahanuzi.
mbese ni ikintu cy'ingenzi mu itorero? Igisubizo ni yego. Abantu benshi bamaze kuva ku mwuka w'ubuhanuzi, baragwa rwose. Ariko reka dushikame ku ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye amagambo yayo. Yagaragaje uburyo ki abagore babiri ngo bazaba basya ku rusyo rumwe. Mbese umuntu abasha gusya ku rusyo adafite ingasire? Igisubizo ni oya. Umuntu usya akeneye urusyo, ariko akeneye n'ingasire. Rero twashushanya nk'aho urusyo ari Bibiliya, ingasire ari umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo bintu birajyanye. Turamutse tubitandukanije rwose byadutera intege nke muri uru rugendo. Ariko reka dukomerere muri uru rugendo twifashishije ijambo ry'Imana, ari ryo Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Rero impano yo guhanura iza mu mwanya wa kangahe ngo twabibonye? Iza mu mwanya wa kabiri. Ikurikiye iyo kuba intumwa, ariko ni impano y'ingirakamaro mu gufasha itorero kurangiza neza umurimo waryo. Imana ishimwe. Iyi mpano y'ubuhanuzi izadufasha gusohoza inshingano Imana yadushinze. Pawulo yagereranije impano z'umwuka n'ingingo z'umubiri. Yerekanye ko amaso, umutwe, umunwa n'izindi ngingo umubiri uzikeneye kugira ngo urangize neza imirimo yawo. N'itorero naryo nuko ridafite kwerekwa ryaba impumyi. Imana ishimwe. Mu mwuka w'ubuhanuzi turahishurirwa, tugira kwerekwa. Kandi yaravuze ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko arahirwa. Imana ishimwe. Aya magambo turasanga mu Migani igice cya 29 umurongo wa 18. None impano y'ubuhanuzi mu by'ukuri iracyahari? Mu by'ukuri irahari, ariko yabaye nk'aho icogoye mu gihe runaka. Aha tugaragariza yuko yari igise mu gihe runaka, kuva aho Kristo asubiriye mu ijuru no kuva igihe abigishwa be bose bapfiriye. Abantu bapfuye mu by'umwuka, abantu babaye impumyi. Niyo mpamvu Imana yongeye gutanga umwuka w'ubuhanuzi mu gihe runaka. Rero ntihashize ibisekuruza byinshi, itorero ritangira kurangara, kujya iyo benshi bagiye, no guhemukira Imana n'amategeko yayo. Yeremiya yanditse uko byagenze mu gihe Isirayeli ya kera imaze kwadukwaho n'ubuhakanyi. Byagenze gute? Tubisanga muri Yeremiya igice cya 2 umurongo w'9. Amategeko nta gihari, n'abahanuzi be ntibagisobanukirwa n'Uwiteka. Nuvuga ngo iyo ubuhanuzi budahari, abantu baragwa, abantu barapfa, abantu baba impumyi. Na Yeremiya yarabivuze. Igihe Isiraheli yari imaze kugwa, bahindutse abahakanyi, ubuhanuzi butahari. Niyo mpamvu mu by'ukuri impano y'ubuhanuzi ari ingirakamaro mu itorero. Rero itorero rya mbere rimaze gutora imihango ya gipagani no kuzibukira amahame ya Bibiliya, impano z'umwuka zagiye ziyoyoka buhoro buhoro. Itorero rimaze gufata inzira y'ubuhakanyi cyangwa mu bihe by'umwijima, Bibiliya zari ziboheye ku ngoyi z'ibigo by'abihaye Imana. Mbese ubwo ubuhanuzi bwari bugihari? Igisubizo ni oya.
mu gihe runaka. Aya magambo ndifuza kuyasubiramo. Ngo itorero rimaze gufata inzira y'ubuhakanyi cyangwa mu bihe by'umwijima, Bibiliya zari ziboheye ku ngoyi z'ibigo by'abihaye Imana. Muri rusange zari zanditse mu giheburayo. Uko ni ukuzirikwa ku buryo abantu bose batazumvaga. Zari mu kigiriki, abantu ntibacyumvaga bose, mu kilatini. Bityo umwijima warabuditse. Byari bibujijwe ko rubanda rugufi rutunga cyangwa rusoma ibyanditswe. Abapadiri nibo bonyine bari bemerewe gusoma Bibiliya no kwisobanura. Kandi twabonye yuko gusobanura Bibiliya ni umwuka w'abantu ubikora. Ariko bake b'indahemuka biziritse kuri Bibiliya no ku kuri yigisha Imana ishimwe. Itoteza ntiryababujije gukomeza umurimo w'ivugabutumwa no gusaranganya ibipande by'ibyanditswe bari batunze. Babibye imbuto z'ubugorozi mbere cyane ya Wycliffe na Luteri na Husi. Babikoze kubera iki? Babikoze kubera ko bakomeye ku ijambo ry'Imana. Martin Luther n'abandi basobanuye Bibiliya mu rurimi rw'abaturage. Itoteza riraduka ndetse rirushaho gutera abantu inyota yo gushaka mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uko abantu barushagaho guhugukira ubushakashatsi mu byanditswe, amahame y'ukuri yarushagaho gupfupfunuka cyangwa yarushagaho gusobanuka. Mu yandi magambo, ayo mahame yashyizwe ahagaragara maze asa n'ayorosoye ababyukaga, maze hakurikiraho gukanguka bikomeye, barushaho gukangukira iby'iyobokamana. Imana ishimwe. Muri icyo gihe haduka muvoma nshya yo mu rwego rw'idini igizwe n'inteko y'abakristo babyiyemeje. Abo bakristo bamwe bari ababatisita, abandi bari abametodisite, abandi bari abapresbiteriyani n'abandi. Abo nibo bakangukiye kujya kwiga Bibiliya, maze bacukumbura mu byanditswe kandi basengera guhabwa umucyo. Imana ishimwe. Kuko reka mbabwire yuko umucyo duhora tuwubona buri munsi, ariko bitewe no gushishikarira kumenya, bitewe no gushishikarira kujya kumenya. Bo rero nabo bashishikariye gucukumbura mu ijambo ry'Imana, batangira gusoma ibyanditswe kandi basengera kugira ngo babone umucyo. Nuko bagicukumbura rero baza kugwa ku itegeko rya 4. Imana ishimwe. Ngo baza kugwa ku itegeko rya kangahe? Rya 4. Mu y'Imana basangamo urwibutso nyamukuru rw'irema. Haleluya. Basangamo urwibutso nyamukuru rw'iki? Rw'irema, ari rwo munsi Imana yategetse ko abantu bayo bagomba kujya bibuka. Imana ishimwe. Urwibutso rw'isabato abantu bagomba kujya bibuka. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Barabisobanukirwa, bamenye ko ari umucyo mushya, barishima. Bahageze mu gitabo cy'ibyahishuwe basangamo igisa n'ishusho y'ubwoko bw'Imana bwo mu minsi ya nyuma. Imana ishimwe. Haleluya. Bisa amagambo si meza. Basobanukiye ko mu gihe cya nyuma cyangwa mu gihe cyo mu minsi ya nyuma hazaba hariho ubwoko bw'Imana, ndetse ko ubwo bwoko bw'Imana buzaba bufite kuri iriya mpano y'umwuka w'ubuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Muri uko kwiga no gusoma ayandi masomo, basanga mu mategeko y'Imana harimo ririya rivuga kubahiriza isabato yo muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Ndetse
iyo niyo mpamvu y'iyi platform, iyo niyo mpamvu y'iyi platform umucyo w'isabato. Natwe turi kumenyesha abantu amagambo y'Imana yagiye atakara, turi kumenyesha abantu umucyo w'Imana wagiye utakara buhoro buhoro. Imana ishimwe, Imana ishimwe ku bw'aba bantu b'Imana bicaye hasi bagacukumbura bagasenga kugira ngo babone umucyo, kandi Imana yabibakoreye. Imana ishimwe. Natwe uko tuzajya twicara imbere ya Yesu, ni ukuri turaduhabwa izindi mbaraga nshya, turaduhabwa undi mucyo mushya. Imana ishimwe cyane. Rero urwibutso rwo kurema bararwemera, maze batangariza abari mu isi ukuri kw'isabato, aricyo turimo gukora uyu munsi. Imana ishimwe. Iyi rero impano y'ubuhanuzi uyu munsi iri mu itorero ryayo. Imana yaba yaragabiye abakomeza isabato mu bihe biheruka impano y'ubuhanuzi? Igisubizo ni yego. Hari ikintu kidasanzwe yabateganirije, icyo kintu ni impano y'ubuhanuzi. Mbese twaba twihuse mu magambo turamutse twemeje ko hari ikintu Imana yateganyirije abantu bo muri iki gihe, aho Imana ishobora byose mu rukundo rwayo ntiyaba ishaka gushyikirana natwe muri iki gihe? Imana yabishaka, kandi binyuze hehe? Binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse n'impano y'ubuhanuzi. Yabivuze muri Yoweri rero mu gice cya 2 umurongo wa 28 kugeza kwa 31. Imana yavuze amagambo avuga ngo hanyuma y'ibyo, ni ukuvuga ngo hari ibindi byabanje byinshi, ariko hanyuma y'ibyo, ubwo ni muri iki gihe tugezemo mu minsi y'imperuka, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi Imana ishimwe cyane yuko yateganije yuko abantu bazahabwa imbaraga, bazahabwa mwuka wera. Imana izasuka umwuka wayo ku bagabo no ku bagore kugira ngo bagire gute? Bahanure. Umunsi mukuru uteye ubwoba w'Uwiteka utaragira gute? Utari waza. Nshuti z'Imana, reka mbabwire ko nayo ari inkuru nziza yuko Imana yateganije yuko izaduha imbaraga, yasezeranye yuko izaduha imbaraga, kandi isezerano ryose Imana yatanze, reka mbabwire yuko turyakira kubwo kwizera. Amasezerano yose Imana yaduhaye, harimo n'iri sezerano ry'uko hanyuma y'ibyo izasuka umwuka wayo ku bantu bose, abahungu n'abakobwa b'Imana bagahanura, abakambwe bakarota, n'abasore bakajya gute? Bakerekwa, kugira ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uteye ubwoba buzasenge abantu bari mu mbaraga yo guhamya urukundo rw'Imana, bari mu mbaraga yo guhamya ubushobozi bw'Imana. Reka natwe twakire iyo mpano ya mwuka w'ubuhanuzi. Ibyo ari byo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Aho rero niho dushoreje iki cyigisho cyacu. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho ugira neza, utuye mu bwami bwo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Cyagushimye yuko nanone wabanye natwe mu ijambo ryawe ukarihagarikira, ubishimirwe. Turagusaba kugira ngo iri jambo rirusheho guhindura imico yacu, imibereho n'ingeso, kugira ngo riduhindure abavugiramana by'ukuri, kugira ngo nuza tuzishimire kubana nawe. Kandi dusabiye abazumva nanone aya magambo yawe, kugira ngo nabo bazayaboneremo umugisha, kugira ngo tuzaragane ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu. Amen.